bari kubwe n'abandi bantu, ayo ntavugwa. Kuvugwa kwabyo rero nuko nta kibaho kitagira intandaro. Nta kibaho kidafite intandaro. ntibaba abantu bari kurengera gufata umuntu wakoze accident kuko ari kumwe n'uwo baziranye, kuko reka twemere ko bari kumwe, reka twemere ko banagendanaga. None se ndimba ntibyanashoboka ko kuba bari kumwe ntabwo bigize icyaha, ntabwo bagize aba distance ko batagomba kuba bari kumwe, nta cyaha baregwa, nubwo twe tubibona gutya ariko bashobora kuba ari inshuti. Ibyo twabifata tukabihuza nuko ngo bari bafite aho bavuye cyangwa ngo bari basimbutse nk'abaparakomanda igipangu kandi twabonye umuntu aryamye. Ibi bintu byo gusimbuka igipangu byavuye hehe, byaje bite? Anyway, urumva wabisobanuye neza mu kiganiro wakoze, uravuga ati nge sinshaka guharabika umuntu nta n'ikibazo mfitanye nawe, ariko ngomba kuvuga abantu bari kuza bakahita babifata, bagafata videwo yo mu muhanda umuntu yavunitse bagahita bayiterura bakayijyana mu buriri. Aba bantu babona ibi bintu bikwiye siharabika? Ntago bikwiriye. Yego, ntago bikwiriye pe. Ariko uri ikintu iyo cyajemo ngo ariko nguriya muntu ni mwiza ngo ariko nguriya muntu ni imfura ngo ariko, iyo hajeho ariko rero biba bibaye ibindi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bikwereka ko umuntu yari afitwe n'abantu benshi mu mitima yabo, ahubwo barabuze intandaro, barabuze aho bamuhera. Godifata ugize icyuba bavuga bati wa wundi w'umunyamagambo ku baspace, sibyo? Icyo kintu abantu bakaba ari byo ikintu bakuzi. ubwo ako kantu ko kuba umunyamagambo kari ngombwa, burangira amagambo menshi ndimba? Ntugira make. Waranayakoze bro. Ntabwo ugira make nawe, icyo kintu cy'ukiyiziho none nicyo wazira nawe wazira icyo. Uravuze ngo nzazira umunwa? Nta kindi waza uretse umunwa wawe pe. Kuko nawe buriya uri mu bantu ndimba, buriya nawe uri mu bantu, uri mu bantu bakunda, nawe buriya uri mu bantu bakunda byacitse. Ariko buriya kugira ngo mbunike ariko byacitse yawe igira umumaro. Ariko niko gakazi. ariko ako kantu ko nzazira umudomo kugira ngo nzige cyane. Reka tuganire ndibati, ndagushimiye kandi kuvuga rwibutse ko kuvuga bituma umuntu aruhuka umutima. Ndimbati ngewe ndagendera bitewe n'uburyo nubaha inzego zacu. Niba urukiko rwarakugize umwere, urumva Godifada ndinde wo kubishidikanyaho cyangwa kubihakanaho. Niyo mpamvu aya masaha agahinda kawe abantu bakumve kuko ufite ingingo kurengera wahinduwe umwere. Rero niyo mpamvu uri bugaragaza agahinda kawe. Reka twumve Sanjaki yari yamanitse, hanyuma tuze kuri Love. Urakoze. ndavuga ibitekerezo byanjye nuko mbona ibintu ushobora kutabibona kimwe, ariko ukanyumva ukatiyana mu byo ngewe uko ntekereza. Twabonye video twese y'umuntu bita Murungisana yicaye hasi yavunitse, ati yasimbutse igipangu ari kumwe n'uriya mukobwa babafatanye. Umukobwa barasimbukanye igipangu ibyo ari byo byose, umukobwa we ntiyavunika, barisa buvunika. Ariko si byo gusimbuka mu bikurahe ibi ngibi rero kuzana bivugwa se mwakuze ibyo mureba mwigeze mubona umuntu asimbuka? Hari video ari gusimbuka. Ubanza unyumve nyine, ubanza unyumve. Umukobwa ntibafatiye Sabe mu buriri, umuntu wafashwe ari gusambana bagufatira mu buriri, bagasanga uyorosha amashuka bakakugwaho. Ese uwamufashe ko atagaragara avuga ati ndagufasha,
ati wajya gumbesha n'ubundi none ndakwifata ntagaragara. Sabe kubera ko ataje kwiregura uyu munsi ibintu byose biraza kuvugwa bamushyireho ubusambanyi kubera amagambo yavuze. Ese Sabe abana n'umugore? Ese uriya mugore abana n'umugabo ku buryo twavuga ngo bacanye inyuma kandi bose bubatse? nshobora kubasaba ntimwongere gukoresha kuko muri iriya video ntabwo biremezwa ko iriya video ari iye keretse abantu baziranye nawe. Ngiye simuzi nabonye umugabo uri kure wambaye ingofero. Ndimba uremeza kuriya muntu muri video twabonye umugabo wambaye amataratara n'ingofero imeze nk'iya wa murinzi wa Rukara. Uriya muntu ni Sabe wabihamya? Ibyo mvuga ndavuga ibyo abandi bari kuvuga cyane ko Sabe nta nubwo muzi yambara ingofero. Dukomeze. Niyo mpamvu rero niba ntawe uhamya neza kuriya ari we ntimwongere. Sabe nta nubwo muzi yambara ingofero. Ushobora kuba icyo numvise nuko bavugaga ikinyarwanda. Ubundi iyo bavanamo amadetwari kugira ngo ni n'abandi mu bindi bihugu. Rero ntidukoresha izina rye kuko ntabwo dufite gihamya ko uriya nari. Twakomeje Sanjake none dukoresha izina rye. Oya reka mbivuge gusaba ariko nawe mugiye umijambo. Reka ndangize gusoza. Ariko Sanjake mbere yuko ukomeza nashaka kugira akantu reka mbabwire ikintu sibyo? Waretse ngasoza mani ko mubwo umutwe nasubira mu kazi. Nyine ndabyumva Sanjake nanje no gusura Ndimbati gatoya ariko urahita ukomeza n'undi ntago ari kuguca mu ijambo mbabarire ahubwo nagira ngo Gatfada n'abantu badukurikiye buriya akariho karavugwa ariko hari ibintu tugomba kwirinda mu rwego kugira ngo wenda tukagira abo dukomeretsa n'ibiganiro bitaza kuza kujya kure ariko ntago byatuma uri butanga igitekerezo cye bitewe n'ibihari n'ibigomba kuvugwa bitangwa kuko ntago ari twe twafashe video. Nicyo kintu nabwiraga abantu kare, izi ni social media, nta muntu n'umwe uri hano wagize uruhare kugira ngo ari amashusho agiye hanze. Uriya mukobwa ngenda muzi n'uriya mu type nabonye nawe ntago ari ubwa mbere mubonye ndamuzi. Rero kuba byabayeho ntago ari ahubwo bo kuki batuma umuntu niba video iri hanze iri hanze ntago ari twe twagiye kuyibafata. Social media ikintu rero ikora isirikiriza ibintu nyine birazunguruka bikazunguruka kuko ntago ari twe nyine twabizanye. So kuba umuntu ntagiye n'unigwa n'ijambo ufite icyo avuga avuge yego uravuze ngo uriya mukobwa uramuzi n'uriya musore uramuzi uriya mukobwa yitwa nde? Ndamuzi abamuzi baramuzi. Okay twagiye. So wakomeza Jack. Uriya musore ashobora kuba ariho yiruka agafatwa na hypertension akikara hasi. Umuntu wa mbere byo n'ibitekerezo byanjye akaba yakwitabaza umuntu w'inshuti muri hafi ari uriya mukobwa twabonye niba bahora ari inshuti akaba ari umugeraho wa mbere. Ibyo n'ibitekerezo byanjye uko nanjye nimagine ibi kuko njye nta kintu cyanyemeza ko bari keretse unzaniye video abantu bari mu buryo bata ndabafasha cyangwa ukanyereka bari gusimbukira igipangu ariko usanze abantu mu muhanda ufashe video ugahita utangira guhimba ngo byageze kwereka nta proof nta cyabaye. Video ishobora kubaho, umuntu ashobora kugwa, umuntu ashobora kuba yagize niba uwo muvandimwe reka tureke kuvuga izina ry'Imana ngo bari bafite ikibazo n'umugore batari kumwe akaba umuntu yihutira kwitabaza wa mbere ari inshuti yiwe imuri hafi ari uriya mukobwa. Ni ireshano riba ryabayemo ku buryo twakumva ngo umuntu batafatiye mu buryo batafatiye mu mashuka ugahita uvuga ngo bari bavuye ngo gukora ibintu kamere. Ari ducanira umuriro ku bintu bidafite proof bidafite na sense mbakoze. Twagiye na Chris umusore. Erega abantu buririra ku cyari gihari. Ntabwo nimba tumugira mujye muvugira ukuri, mujye mugira abantu bajye basobanukirwa. Ntabwo uriya none se abatabaje ni umuntu umwe si benshi. Ntabwo ari umuntu umwe watabaje ahubwo abantu bakunda kuririra ku cyabaye cyangwa ku cyari gihari bakacyita cyo cyangwa bakakirema kitari cyo. Aho abantu banabyumve neza
muri kunyumva turi kukumva. rero impamvu bavuga bariya abantu bombi nuko hari n'ikindi gihe nibyo n'ubundi ni nkuko icyo gihe umuntu ashobora abantu gusanga batabizi byagenze gute kugira ni nkuko umuntu ashobora gusanga umwe ari kunyagirwa bose barabizi babikurikirane babimenye. oya wadufata waduha headline ntabwo ari ukubijya ntabwo cyakubijyamo kuko ntabwo bariya abantu bavuzwe none ahangaha uwitwa Clara yarabivuze uwitwa Clara yaraje avuga amagambo menshi cyane kandi n'ubu niwe wabigaruye bivuga ngo rero hari ibyazi nawe urimo gucana umuriro. uyu muriro utari buze kumutwika nareba nawe uramwotse. hari analyse nakoze Godfather ubyibuke. okay fata ijambo Vlad hanyuma kurikiraho umusore wirwanya. Analyse nakoze kubera ko mu filmmaker maze imyaka 15 no mu Rwanda. ibyo wakoze ntabwo bitureba hano, ibyo wakoze nta kintu biza kudufasha. yego ndakomeza ariko wowe filmaze ufilima abantu bari kuvunika hano sura yari muri shooting urakubaza. ariko ndibati namuvuze neza mu nshuti uti ndimbateraguwe uretse dukomeze Godfather ngufata nk'umuvandimwe uranzi se ndimbateraguwe sindi umfata nk'umuvandimwe utanzi icyo kibabaje uye n'uburyari ariko nzakubona imyaka umaze 15 muri filime kabihuriye hehe n'ikibazo turimo. aho bihuriye no kuriya mugabo ndajya mbabwire na Ndibata byumve neza kuko byarambabaje bya Ndibata baza byumve uriya mugabo yakoze ibintu bya Bobby Wine w'Uganda Jose Chameleone aho bafata amabye ntuwibintu ubeshya yego uriya aho ya opposition okay yakoze opposition yavuye muri douche mu nyangani fresh ahubwo natubya nibyo wambariye ubwo se bite bya urahuza umugabo ni gatiki okay twagiye anyuma uretse gato bari kunyumva baranzi na Gasana nyumve neza Bobby Wine ejo bundi bamurashe amaguru sibyo ego none uriya ndajya mba amakuru mudafite uriya muhungu yafashe amashusho y'Ubugande abizana muri entertainment kugira ngo dutuze twumve ko ibintu byaciyemo n'uriya muhungu Yago tumaze igihe twumva iminsi bayikenda urumva mbivanga n'akazi twumve ko ibintu byaciyemo ko Yago ari buruhuke kubera ko yabonye Sabe uretse gato uravuze ngo iyi therapy yashatse gukorera Yago yego ni scam yababeshi ndabibonye n'amashusho n'ibyo natanye mvuga ko ngenzi ibintu by'amashusho Claire Sanza ari umwana navuga izina gusa kandi Claire afite ubusesenguzi bwiza cyane byo tuzera Claire 2010 ndi mu Rwanda uretse gato tugende gace point yawe ntabwo ndi butinde mu magambo ariko Godfather we ngukunda kubi ariko ndi kubwira ukuri ibyo bintu bari kubeshya ngo aya makuru mu recording kandi nzagushima n'ubikurikirana uravuze ngo iyi ni drama n'ukwaro kugira ngo bahumure ni drama umuhungu ya unoze aho hantu bamusanze ni accident ni urupangu ruburira he na hari ntabwo bibaho nta n'umuringoti ntaki nta n'umuferege ibitaro arimo agiye kwivurizamo nta bitaro n'ubigize ava no mu Rwanda ntabwo ndimanaye ko ndi umwana mwiza umwana w'abantu imfura y'u Rwanda niko njya nkubwira buri gihe iyo mfite akanya yego ikindi mu Rwanda baranzi ko nta kibazo mfite navuyana n'umuntu ufite ideni hashize imyaka hafi 10 gutyo yego nawe Burayi ndi nta kibazo mfite nawe nakwemera inka nawe irahari n'amahembe yayo n'intoryi n'amabya buriye nuko ariko icyo nshaka kuvuga ni iki nuko biriya bintu bakoze ni ibintu by'ibinyoma birambabaje ko Sabe asigaye ameze kuri yabeshye urushaka kubisha no kuri recording no kuri YouTube birajyaho ni ibinyoma muzayimye kandi Sabe birambabaje ko warabikoze wankoresheje interview 2014 nkora filme ariko ntabwo uri umwana mwiza ibyo ntabwo ari byo binyeretse ko byo Yago yavuze ari byo yamureze ibintu bitatu bikomeye bya Ndimbati amurega ikindi kibazo cya kabiri ni kihe amurega ko ajya yafasha abahanzi harimo na
wa mukobwa ninde wandi wagabanyije inda wagabanije inda Brian yamutwaye interview ya Brian amurega icyaka gatatu ari cyo gikomeye cyane cyumve neza bihinduye isura yego byarakomeye byayago byavuze nibyo uriya mutipe ibyo yakoze n'ubu biragaragaye ko bya ndimbati byamufungiye nabwiye famille n'inshuti zose ko ndimbati bamufunguye ngashima Imana ndimbati bimenye ko ngiye ubivuga ngewe naze kuvuga izina love ariko iwacu baratuzi twese wenda na Godfather ranze ariko agiye bangwa kubihisha ndi umwana mwiza pe Jesse muzi face to face nzi Papa Sava ariko nagaye ya nani Sabe w'isimbi kandi mukunda kubi yuje miliyoni followers ngewe murikiranira hafi entertainment kandi zagarukamo vuba ahangaha urumva maze imyaka 15 nyikurikirana nyitangiye nyikurikirana day after day, so I will come back and I will show up. Nzabereka ko tugomba gukora entertainment itarimo ubugome, itarimo kuvangira abantu, natanze na message nyongiyo mu byumve neza. Murakoze. Ariko buri abantu bapfuye twita itaraza bazabona ijuru, abantu twese mubwiza ukuri ni ukuvuga ngo uraje ibintu uvuze byose. Dona Jackson arazi ni ukuvuga ngo iyo ni content yawe wizaniye, urumva uraje bazaniye ibintu ushobora kujya kuri YouTube mukama amafaranga, ariko ndi mu kazi ndi guterura amakarito. Urakoze cyane kagushimire Chris, nuko ntumiwe Chris, fata ijambo. Singiye ukurikiye sobwo Chris ruvuga izina ryanjye umupapa twandikirane muri DM ahubwo twibukiranye. Okay, reka mvuge ikintu kimwe. Genera mu mujyi umwe, ikintu kimwe buriya abantu nibashyiraho ngo ariko ku kintu nuko ari ibintu biba bitoroshye. Ikindi societe yacu ibamo kwirarira n'uburyarya, bikamera nka kwa kundi bateka inzoga yamara igihe ikabyimba igaturika. Ibintu rero bigenda bigaragara muri societe, byanze bikunze karuma igenda urushaho kugira imbaraga, karuma ikiyerekana. Yewe video nabonye, sindimo mpamya, ngenda vuga video nabonye aho ngaho, ibyo bongeraho byaho bari bavuye cyangwa ibyo barimo ntango ari byo nongeraho. Ngiye video bwa mbere nyibona ya Sabe n'uriya mukobwa niba ari mama Shenge niba arinde, nabanje kuvuga intu umusaza azanye umuvuno mushyashya, wabona barimo bashutinga nawe agiye gutangira seri, cyangwa stari seri y'uriya mukobwa ko n'uriya mukobwa nawe uriya mudamu nawe yamufunguriye YouTube. Ndavuga intu wabona ari undi muvuno. Ariko ngiye kubona mbona isaha ya mbere irashize, isaha ya kabiri, isaha bigeze mu masaha 70 ibana banyirizina babiri, kandi bashobora kugirwaho ingaruka n'icyo kintu muri credibility yabo yagira ikibazo muri societe. Mbona ntacyo bahinyuje, ndavuga se izi ni planka, izi se ni biki, izi se noneho nza kureba nza kureba uburyo Karara arimo avuga biriya bintu ashimitse, kandi tumaze iminsi twumva ibintu byamurangira avuga ku bintu byo kubibi bihuha n'ibiki. Ndavuga ni nyamara ibi bintu ntawamenya aho byerekeza. Ariko ku kantu gatoya rero ko navugaho, ni ukuvuga ngo societe yacu ntituzafate u Rwanda ngo turukure mu isi. Ni ukuvuga ngo u Rwanda narwo ni igihugu kiri mu isi, kandi